bahagaze imbere yanjye ngiye kumva numva ijwi riraje riravuga ngo bwira aba bantu ngo nibatihana Imana izanye igihano kandi gikomeye kuri bo. Imana irambwira ngo yabihanganiye kenshi irabagoragoza, ariko Imana irambwira ngo irambiwe ikintu cyo kwiyoberanya. Umwana w'umuntu ntabwo ajya yumva, ahubwo iteka ryose yumva hari ikimwumvishije, kandi ibyo ni Imana yabimbwiye. Irambwira ngo ubabwire bumve cyangwa bere kumva, ariko ibyo kubumvisha biraje. Rero rimwe na rimwe turabihanura bakadutera amabuye, ariko burya udutera amabuye aba yateye Yesu waduhamagaye, kuko we ajya kujya mu ijuru yarabyeruye, arabivuga ngo ibi bigomba kubanza kubaho. Hirya no hino hazabaho inzara, hazabaho ibishyitsi, hazabaho intambara, urukundo rwa benshi ruzakonja. Ndimo senga Imana inzanira iyerekwa ry'abantu. Ntabwo njya nkunda gutambutsa ubutumwa ngo mvuge abantu mu mazina, ariko kubera yuko Imana yampaye kubivuga ndabivuga nk'uko Imana yampaye ubu butumwa. Nagiye kubona mbona hari mu gitondo saa 11, mbona nk'uko televiziyo uyibona amashusho agenda, niko byagenze. Ngiye kubona mbona haje filime y'umugabo bita Claude, noneho bitari n'iby'ijambo ry'Imana. Nibwira yuko ubwo buhanuzi bwatambutse muri iyi minsi uvuga yuko inzara igiye guhitana abantu benshi, cyane cyane kuri uyu mugabane ndetse wa Afurika. Aho nabonye rwose bari gushyingura abantu bishwe n'inzara, ndi mwiyerekwa abwirwa yuko hano imbere hari inzara, kandi ko n'umuntu wishingikirije ku mushahara we no kwihisha mu bintu by'Imana. Imana irambwira ngo aba bantu yarabahamagaye ibagira abakozi bayo, ariko ngo igihe kiragera n'ubundi bava mu muhamagaro binjira mu bindi bintu bidahesha Imana icyubahiro. Nuvuga ngo Imana yanyeretse iby'aba bantu ko ari bane, inyereka ibintu bitandukanye. Kristo babe maso, ngo kuko Satani afite umugambi wo kunyanyagiza ikintu cyitwa amafaranga, ariko agahindurira benshi amazina. Ubu dufite abahanuzi bari bakorera Imana nta mafaranga bafite, umwuka w'Imana ari muri bo, ariko agafaranga kamaze kuza yo Satani abahindurira amazina, barapfapfanye. Niyo mpamvu uzakona ukabona bamwe bafite mu by'ukuri amaso tese ubutumwa, iyo ushaka nimero yabo ukabahamagara turabizi cyane. Fite ijambo rivuga ngo umwana w'umuntu ntabwo ajya yumva, ahubwo iteka ryose yumva hari ikimwumvishije, kandi ibyo ni Imana yabimbwiye. Irambwira ngo ubabwire bumve cyangwa bere kumva, ariko ibyo kubumvisha biraje. Imana irambwira ngo mbabwire ngo aho bageze bamamara, ngo ni naho bazagera n'ubundi bimenyekana yuko uburakari bw'Imana bwabagezeho. Imana irambwira ngo irambiwe kubwira abantu, ubabwire ngo mbese kuki bagira ishyaka ryo gushaka ibigirira ibitunga uyu mubiri, kandi bazi yuko uyu mubiri uzabora, ariko bakabura ishyaka ryo gushaka ibitunga ubugingo bwabo. Kuvuga ngo rero none iki bakimenye, mu by'ukuri hari icyo umwuka w'Imana yambwiye. Ubu aya nayo n'andi mahirwe abantu bafite, yego, n'andi mahirwe abantu bafite yo kuba wafata telefone yawe ukumva ubutumwa. Ariko Imana yambwiye ngo mbabwire ngo n'aya mahirwe nayo hari igihe kigiye kugera aya mahirwe abantu be kuyabona. Niyo mpamvu umuntu neze amatwi, aho waba uri hose, uwo waba uri we wese, Yesu atinze kuza, menya yuko urupfu narwo rurahari. Ushobora kuvuga ngo mbese Yesu ko namenye ubwenge bavuga ngo araje, tukaririmba mu rusengero ngo uwaraje ageze ku irembo, n'ubundi tuzamubona ryari. Ariko umenye ngo umunsi yambwiye ngo mbabwire ngo nimutihana n'ubundi mugiye kugusha ishyano. Imana iza kunyereka
umuntu arimo kubaka inzu ya etaje, ngiye kubona mbona arayubatse vuba vuba cyane, afite n'abakozi bari kumufasha. Ngiye kubona mbona etaje ibaye nka etaje ya 15. Noneho ngiye kubona mbona uwo mwanya imaze kugera nko mu nzu 15 zigeretse. Ngiye kubona mbona haje imashine za katerepurari. Ngiye kubona mbona zinjiye kuri ya nzu. Ngiye kubona mbona zitangiye kuyisenya, mbona etaje irahirimye. Ngiye kumva numva ijwi rimbwira ngo ewe ndagira ngo nkubwire ngo nubwo wumva yuko ukomeye, umunsi uzaba uryamye muri serekeye ya ndaya n'ubundi gusenyeye urugo rwawe, nta nubwo uzayibwira ngo n'ubundi ngwino ngusezereho. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo uyu munsi wumva ko ntacyo bigutwaye ugaca inyuma umugabo wawe ukamuca inyuma, ndagira ngo nkubwire ngo Imana irakureba, ijisho ry'Imana rirakubona. Umunsi uzaba uri muri serekeye ni ukuvuga ngo nta nubwo uzabasha gusezera ko wita ngo ni umukunzi wawe, umugabo ni runaka, niwe wanguriye igitenge, niwe wamaye ku mafaranga, uyu mugabo twashakanye n'imbwa ntacyo amariye. Ibyo ngibyo biza yewe n'uwo reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana n'imigisha yaturuka ku Uwiteka Imana. Nshuti muvandimwe dukurikira umunsi ku munsi kandi ugakunda ibiganiro byose bica ku Musaraba TV, ibiganiro by'iyobokamana, ibiganiro bihembura abantu, bihembura ubugingo bw'abantu aho uherereye hose mu mpande zitandukanye z'isi, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'uburengera bwaryo. Reka twizeye ko mwese mumeze neza kandi tuboneho n'umwanya wo kubasuza twifuriza igitondo kiza kuri mu gitondo, gicamunsi kiza ku bari ku manywa, ariko kandi tubona no kubwira ngo abari ku mugoroba ngo umugoroba mwiza, ineza y'Imana yabeho kandi umugisha w'Imana ubasakariho ndetse n'abanyu bose. Ibyo mwekeje amaboko byose Imana ibihire, Imana ibagire neza, Imana ibahaze uburame, Imana ibahe ubuzima buzira indwara mu izina rya Yesu Kristo. Ngize umugisha kandi tugwe n'umukozi w'Imana Prophète Vedaste kutoka Musanze, niko bavuga. Reka tumuhe ikaze ku Musaraba TV, dutajye tugana nawe, ariko kandi namwe mumukumbuye. N'umugabo w'Imana, umugabo Imana iri gukoresha ibimo n'ubutwari, gukoresha guha ubutumwa no misi cyane butoroshye. Iyo mubonye rero mba nzi ko hari ikindi kintu Imana imubwiye gutangariza isi yose. Vedaste tumeze neza? meze neza. Uri amahoro? Amahoro. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyubahiro kibe icy'uwo mwana w'intama, duhimbaze izina rye. Amen. Ni amahoro? Amahoro. Umeze neza? Turashimira Uhoraho. Hari igihe ntangira rero ndi gushyira hejuru, umwebwe ukahita ujya down. Byose umuntu arabiregera akabishyiramo neza nta kibazo. Waregeye ko utuje? Umunsi ndatuje. Haramunyo wavuye mu bagenda witonze utwaye amabanga y'Imana, niyo mpamvu. Hari igihe cyo gushabuka n'igihe cyo gutuza. Uyu munsi ndatuje. Turagusuje mu izina rya Yesu Kristo kandi tuguhaye ikaze nanone nubwo ari mu rugo ku Musaraba TV, ko hano wabizi ko ari mu rugo. Yego. Musanze bumeze neza? Zuba riri kuva n'akavura kakagwa. Imvura yaguye, byo yatangiye, twageze mu gihe cyayo cyane. Ntacyo kadutwaye ariko nako kari gakenewe. Yego. Abahinga ibishyimbo, niba ari abahinga ibirayi rero byose nuko nyine bigende sawa. Yego. Imana ishimwe rero ko igucira inzira ukongera kuboneka, kandi tubihereye Imana icyubahiro, mu mutima turayishimiye, kandi dushimye Imana yuko ari wowe wishimye ko igiye kunyuzamo ibyo kurya by'ubugingo byacu by'uyu munsi. Yego. Duherukana mu minsi ishize uri gutambutsa nanone ubutumwa Imana yari yaguhaye, ubwo buvuga yuko hari inzara igiye kuza, ariko kandi inzara itari ibyo kurya. Umuntu yakwibaza akavuga ati ese inzara itari ibyo kurya? Yego, bisobanura n'ijambo ry'Imana ko tubona uyu munsi nubwo insengero zimwe na zimwe zifunze,
ijambo ry'Imana rivuga ku maradiyo he hose, ni gute uvuga ko iyo nzara izaza kandi twumva ijambo ry'Imana ku manywa na nijoro? ni ukuvuga ngo murakoze cyane, ariko yego, icya mbere buriya ntabwo abantu bose ariko bakurikira radiyo. Ubu dutambutse ubutumwa kuri YouTube, ariko buriya ntabwo ariko abantu bose babukurikira. Hari ababukurikira kuri YouTube, ariko hari abandi badafite n'ubwo bushobozi bwo kuba babukurikirana, babwumvaga mu nsengero. yego, Abo ntibafite inzara, barashonje abo ngabo, Imana ibarengere. ariko hari igihe mwajyaga mutubwira ngo hari igihe kigiye kuzagera wese agatungwa n'ayo yasenze. ugata abantu nimusenga ikindi gihe, Ivomere rwose, uvoma amazi y'ikindi gihe. Ntibabitegujwe se? barabitegujwe, ariko buri umwana w'umuntu ntabwo sinzi, umwana w'umuntu ntabwo apfa kumva. Mu butumwa nkunze gutambutsa muri iyi minsi, nkunze gukoreshamo ijambo rivuga ngo Imana yarambwiye ngo ubabwire bumve, cyangwa naho batakumva, ariko ibyo kubumvisha biraje. niko wavuze nabyo wakavuze niko bimeze. Ubwo rero ubundi umwana w'umuntu asanzwe yumva bigaca mu gutwi bigahinguka mu kundi, ariko nanone ntabwo ari bose. Haba hari abandi bari maso babasha kwivomera bakavuga bati reka tuzigame. Kera nkikunda guhinga cyane, hari ibintu byinshi najyaga mbona. Buriya hari umuntu uhinga akeza imyaka ye akamenya kuyizigama, hakabamo n'undi uhinga yakweza imyaka akayisesagura, inzara yatera gato ugasanga n'ubundi ihise imwataka, kandi yarejeje imyaka myinshi cyane kubwo gusesagura ntazigame. Ubwo rero mu magambo yumvikana ndabwira abantu ngo bamenye kuzigama, kuko igihe cy'inzara cyo kiraje. Kandi nibwira yuko ubu buhanuzi bwo nabuhanuye mu minsi yashije bw'inzara y'ijambo ry'Imana, mu mezi kwa mbere no kwa kabiri gutyo. Ariko muri iyi minsi ifite ubuhanuzi bw'inzara y'ibyo kurya, noneho bitari n'iby'ijambo ry'Imana. Nibwira yuko ubwo buhanuzi bwatambutse muri iyi minsi buvuga yuko inzara igiye guhitana abantu benshi, cyane cyane kuri uyu mugabane ndetse wa Afurika. Aho nabonye rwose bari gushyingura abantu bishwe n'inzara, ndi mwiyerekwa abwirwa yuko hano imbere hari inzara, kandi ko n'umuntu wishingikirije ku mushahara we n'ubundi hari aho bizagera bikamucanga, kubera ko nabonye n'ifaranga risa naho ryataye agaciro. Umuntu agahembwa, ariko umushahara yawutera imigwi ugasanga n'ubundi biranze. Yego. Ubwo rero ibyo byose nta bishya tuba tuvuga, kuko ibi duhanura ku wasomye Bibiliya ni nko gusubiramo. Yesu yarabivuze, avuga mu bimenyetso bizabanziriza kugaruka kwe. Yavuze yuko hirya no hino hazaba inzara, hakaba n'ibishyitsi n'intambara. Ibyo rero rimwe na rimwe turabihanura bakadutera amabuye, ariko burya udutera amabuye aba yateye Yesu waduhamagaye, kuko we ajya kujya mu ijuru yarabyeruye, arabivuga ngo ibi bigomba kubanza kubaho. Hirya no hino hazabaho inzara, hazabaho ibishyitsi, hazabaho intambara, urukundo rwa benshi ruzakonja, umwana agambanire umubyeyi, umubyeyi agambanire umwana we. Nuko muri iyi minsi nuko nguko bimeze. Ariko iyo tuvuga iby'Imana abantu bajye babyumva, kandi nibamara kubyumva. Nakunze umubyeyi umwe ni wa hano muri Kigali, yarampamagaye narakamenya amakuru yuko
perezida yatanze imbabazi arambwira ati mukozi w'Imana n'ubundi bya bintu wahanuye birasohoye. Perezida atanze imbabazi ku bantu bari muri gereza. Uwo mubyeyi naramwemeye cyane, ntabwo nari ndakabimenya, ariko yahise amamagara kuko ubwo butumwa amaze kubutambutsa niho yahise amamagara abonyeho nimero yanjye. Ubwo rero binasohoye aramamagara ambwira ati birasohoye, n'abantu bajye bakurikirana ubutumwa n'ubundi niba ari ubwo gusengera n'ubundi babusengere, ibyo badasobanukiwe babisobanuze. Nuko nguko ni nayo mpamvu rimwe na rimwe dushyiraho nimero zacu cyangwa tukazivuga. Burya biba ari byiza kugira ngo abantu nibura ibyo badasobanuka babisobanukirwe. Yego, nibyo abantu bagomba gusobanukirwa ibyo mwavuze. Ariko ndi kwibaza ngo ese nimba mu bimwe mu byo mwahanuye bisohoye cyangwa se utangiye kubona ibimenyetso ko bishobora gusohora, abadutega amatwi nimba mu cyaro cyangwa se umuntu udutega amatwi, umuntu twumva, yitwara gute muri icyo gihe hatangiye kugaragara ko byasohoye cyangwa se ibimenyetso by'uko byahanuwe bigiye gusohora? Agomba kwitwara gute? Yesu abivuga hate? Yego, murakoze cyane. Buriya ni ukuvuga ngo iyo tuvuga ubutumwa, intego y'ubutumwa ni ukugira ngo abantu bakibwumva bace bugufi bihane. Ngira ngo ubwo twari kumwe wagiye ubona abantu benshi bagiye bamamagara bihana, batura ibyaha byabo, kandi bamwe bakatura bari kurira rwose. Hari abari mu gihugu hano mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda, ngira ngo n'ubundi bagiye bamamagara wumva batura ibyaha byabo. Intego niyo kugira ngo abantu bakizwe. Ubutumwa afite no buvuga ngo abantu bezwe, abantu bezwe kandi bamenye yuko umugeni wa Kristo arimo kwezwa uyu munsi. Kandi nanone iki bakimenye, mu by'ukuri hari icyo umwuka w'Imana yambwiye. Ubu aya nayo n'andi mahirwe abantu bafite. Yego, n'andi mahirwe abantu bafite yo kuba wafata telefone yawe ukumva ubutumwa. Ariko Imana yambwiye ngo mbabwire ngo n'aya mahirwe nayo hari igihe kigiye kugera aya mahirwe abantu be kuyabona. Niyo mpamvu umuntu uneze amatwi, aho waba uri hose, uwo waba uri we wese, ukwiye gufata amahirwe yawe ukayafata neza, kuko burya amahirwe ntabwo ahoraho. Hariho igihe Imana iguha amahirwe wayapfusha ubusa, ugasanga n'ubundi nyuma yo kuyapfusha ubusa urayashatse urayabuze. Imana rero iguha umugisha wowe uneze amatwi, amahirwe uhawe n'Imana wirinde kuyapfusha ubusa. Abantu, ijambo ry'Imana niryo nasomye rivuga ngo mwirinde abakobanyi bahora bavuga ngo mbese isezerano ryo kuza kwe ririhe, ngo ko uhereye kera kose uko biri ariko byahoze, iryo sezerano ryo kuza kwe riri hehe? Ariko Bibiliya ikongera ikavuga ngo itwihanganira idashaka ko hari n'umwe warimbuka, ahubwo ishaka ko bose bakizwa bakabona ubugingo. Niba Yesu atinze kuza, menya yuko urupfu narwo rurahari. Ushobora kuvuga ngo mbese Yesu ko namenye ubwenge bavuga ngo araje, tukaririmba mu rusengero ngo uwaraje ageze ku irembo, n'ubundi tuzamubona ryari? Ariko umenye ngo umunsi Yesu yaje, ari abapfuye ari abazaba bariho, bose bazamwumva. Nuko Bibiliya bangwa abapfuye bazazukira ubugingo, abapfuye bamwizeye bazazukira ubugingo buhoraho.
abazaba bakiriho nabo bazamwumva, noneho ngo abazaba bamwizeye bazazamurwa bajye kumusanganira. Bivuze ngo rero wijya kwiriga ujya kure. Buriya iyo tuvuga Imana ntabwo tuba tureba ibindi bindi, twe twitaye ku bugingo bwacu. Buriya abantu rimwe na rimwe usanga barengera inyungu z'uyu mubiri. Imana yigeze imbwira ngo bwira abantu ubabwire ngo mbese kuki bagira ishyaka ryo gushaka ibitunga uyu mubiri, kandi bazi yuko uyu mubiri uzabora, ariko bakabura ishyaka ryo gushaka ibitunga ubugingo bwabo. Kuvuga ngo rero Pawulo yaravuze ngo nubwo umuntu w'inyuma asaza, ariko umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. Aleluya. Imana yacu ni ishimwe. Iyo tubwira abantu ibi ngibi, ntabwo ariko abantu bose bagize amahirwe yo guhabwa uyu murimo dukora, cyangwa se yo guhabwa izi mpano twahawe. Ariko ni nk'uko umuntu ajya gukorera kampani. Niba ugiye gukorera kampani ugahabwa ibikoresho na kampani, natwe rero Imana yatwangaje muri iyi kampani, iduha impano z'Umwuka Wera kugira ngo tuzikoreshe mu gihe cyacu, ariko tuzi yuko hari igihe kizagera n'ubundi twirirwe mu isi twere kuyiraramo, ariko hanyuma y'ibyo byose tuzi yuko tuzahemberwa ibyo twakoze. Imirimo yose dukorera mu isi tuzayihemberwa. Abantu bahindutse ku bw'ubutumwa tuvuga, ingororano zirahari. Abantu wagiriye neza, ari abakene wafashije, ari abababaye wagiriye neza, ari indushyi, ari abapfakazi n'imfubyi wafashije, ibyo byose ntabwo umuhati wawe ari uw'ubusa. Niyo mpamvu tubwira abantu ngo nibakomere, n'ubundi bakorera Imana. Ingororano zirahari, kandi Bibiliya ikatubwira ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, mwambaze akiri bugufi. Hariho igihe rero abantu bazashaka Uwiteka bere kumubona. Bibiliya iratubwira ngo abasore n'inkumi ngo baziruka cyane, ngo banyure mu mikombe ngo n'imisozi, ngo bashaka ijambo ry'Uwiteka bere kuribona. Bibiliya ikatubwira ngo hazabaho umunsi uteye ubwoba cyane. Nk'urugero, iyo dusomye iri jambo dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, hari amagambo tuhasoma ngira ngo n'ubundi n'uyu mwanya tuze kuyasoma tuyavugeho gatoya. Yesaya igice cya 2, n'ubundi turahera ku murongo waho wa 11. Handitswe ngo agasuzuguro k'abantu kazacishwa bugufi, n'ubwibone bw'abantu buzashyirwa hasi. Uwo munsi Uwiteka niwe uzogezwa wenyine, kuko azaba umunsi Uwiteka Nyiringabo wo gutungura ibyibona n'ibigamika byose, n'ikintu cyose cyishyira hejuru bikazacishwa bugufi. Ni ukuvuga ngo nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo uwo munsi agasuzuguro k'abantu kazacishwa bugufi, n'ubwibone bw'abantu buzashyirwa hasi. Hari igihe abantu b'Imana badusuzugura bakatureba atari ku bundi. Abantu b'Imana, umuntu akareka bati njyewe mfite imodoka ihenze ngendamo, njyewe nanyuze muri izi nzira, n'ubundi nibonera amafaranga, ninyuriye mu nzira y'abapfumu mu muti nkoreraho, amafaranga araza. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibyo byose ni iby'akanya gatoya. Agasuzuguro k'abantu kazacishwa bugufi, n'ubwibone bw'abantu buzashyirwa hasi. Uwo munsi Uwiteka niwe uzogezwa wenyine. Kandi nk'uko iri jambo ritubwiye mu by'ukuri ngo hano ku murongo wa 14 ngo wa 13 ngo uwo munsi uzaba no ku myerezi y'Ilebanoni yose yishyira hejuru, no ku myera y'Ibashani yose. Bishatse kuvuga ngo aho waba uri hose, waba uri Amerika, waba uri Afurika, waba uri Canada, Aziya,
n'ahandi hose n'uburayi. Icyo gihe ubwibone bw'abantu buzacishwa bugufi, Uwiteka wenyine niwe uzogezwa. Iyo tubwira abantu ubutumwa tuba tubabwira ngo bahindukire, kuko aya ni amahirwe umuntu agira rimwe mu buzima, kuko nugira igihombo cyo kubona uvuye muri uyu mubiri upfanye ibyaha, uzamenye ngo n'ubundi icyo upfanye ni ukubabazwa iteka ryose. Kuko icyo gihe hano muri iyi si tujya tubona abantu b'abanyacyubahiro bamwe bakajya banibeshya, wajya kumva umuntu aravuze ngo ubundi ngo umuntu ngo wabayeho neza ngo mu isi ngo no mu ijuru ngo niwe uzabaho neza. Ariko ibyo ngibyo bisoma hehe ko bakubeshye? Ubu ngubu dufite abantu baguwe neza hano muri iyi si badatinya icyaha, ariko iyo dusomye Bibiliya tubwira yuko abanyabyaha bazarimbuka. Umuntu azaba yarimbutse abeho neza ate? Iyo dusomye ijambo ry'Imana tubwira Lazaro wabayeho nabi, ariko n'umutunzi wabayeho neza barapfuye. Lazaro araruhuka, ariko umutunzi arababazwa. Niko bimeze kudamarara kwawe n'ubwibone bwawe, uwo munsi bizacishwa bugufi. Imana rero ngenderera abantu bacyumva ubu butumwa, kandi mureke mbabwire, buriya abantu benshi bashutse abantu, barababwira batumva rero nimuze mu nsengero, babashukisha. Abenshi insengero nyinshi zirabakurura, ariko kugira ngo bababwire ijambo ry'agakiza bababwira iby'amafaranga. Abantu benshi bazi yuko kwitanga amafaranga menshi ari byo bizabahesha iki? Ubugingo. None buno muri iyi minsi uri kujya kubona ukabona ngo isengero muri ADPR zagurishijwe, wajya kubona ukabona abantu bamwe. Hari ikiganiro nakurikiranye kuri Beura, numva abakristo bari kurira bati amafaranga yacu twitanze koko ibi bintu koko ati Imana ntabwo izaceceka. Ariko ikintu gikwiriye ni ukumenya Yesu neza, tukamenya neza yuko iri juru tuzajyamo n'udafite amafaranga azarijyamo kubera ko yubashye Imana. Kuko ntabwo abantu bose ariko bafite amafaranga, ariko muri iyi si iyo umuntu nta mafaranga afite mu itorero nta jambo yagira, yewe nubwo yaba ameze ate nta gaciro bamwihera. Ariko ndagira ngo nkuhumurize, nubwo mu isi nta gaciro ufite, ariko mu ijuru uragafite. Nubwo mu itorero aho usengera bagusuzugura, ariko wibuke ko Imana ivugana nawe. Haleluya. Meretse gukurikirana ubutumwa bwa Pastor Semajeri, aravuga ati umunsi umwe nagiye kuvuga ubutumwa, noneho ubwo twari turimo duhimbaza Imana, ati mu bukene nari ndimo, ati nitereye hejuru, ati ne nambaye ipantaro yacitse mu kibuno, ati ishati ne nambaye birazamutse, abantu babarebye, n'ubundi abantu babarebye ya pantaro yacitse mu kibuno bose baraseka. Ati ndangije, ati ndavuga, ati barangije baravuga batumva, atari koko utatubeshye ubona Imana yaragutumye. Ati nashye Imana irasanga irambwira ati ninjye wagutumye. Ati bariya ntubarenganye, ati kuko ntago navuganye nabo, ariko we mvugana nawe. Mu by'ukuri rero niba ufite amahirwe yo kubuvugana n'Imana, njyewe ndabivugira imbere ya kamera. Hari umukozi w'Imana witwa Pastor Yakabumbye yari yagiye kuvuga ubutumwa muri Kenya, aza kujya mu iyerekwa, nakurikiranye ubwo butumwa. Aravuga tumva aho yagiye kubona umuntu azanye amafaranga, ayahereje umuntu amubwira ngo ese uwaguhaye amafaranga ariko ugahindurirwa izina ry'ubukristo ukitwa irindi zina, ati n'ubundi ntiwayemera. Ngo agiye kumva yumva ijwi ry'Imana rimubwira ngo bwira abakristo babe maso, ngo kuko Satani afite umugambi wo kunyanyagiza ikintu cyitwa amafaranga, ariko agahindurira benshi amazina. Ubu dufite abahanuzi bari bakorera Imana nta mafaranga bafite, umwuka w'Imana ari muri bo, ariko agafaranga kamaze kuza yose Satani abahindurira amazina, barapfapfanye. Niyo mpamvu uzakona ukabona bamwe bafite mu by'ukuri amacano, kandi abantu bagiye babakurikira mu by'ukuri biyumvira ijambo ry'Imana, biyumvira ubutumwa bwiza. Ariko buno wakurikira amacano yabo, niba hari abafite amacano, ugasanga n'ubundi nta bindi, ni ibiganiro byo gusebanya,
ni ibiganiro byo gutukana, ni ibiganiro byo guseserezanya, ugasanga nibyo byibereyeho, nta jambo ry'ubugingo ririho. Kubera iki? Satani yamaze kubahindurira amazina. Harahirwa umuntu ubera amaso ubugingo bwe, izina rye n'ubundi akirinda kurihindura. Imana ishimwe cyane. Satani yahinduriye benshi amazina. Hari abapasiteri tubona mu makote, yewe n'imisaraba ku makote, ariko Satani yarabahinduriye amazina. Biteye agahinda bene data. Hari abakozi b'Imana yemwe bubashywe cyane, yewe wanayobora n'itorero rikomeye, ariko imbere y'Imana yaraguciye. Imana iherutse kunsanga irambwira ngo mbese ngo ko abantu bareba bakavuga bati uriya muntu arakomeye, uriya ni nyakubahwa, ati ese itaratinye guca Sawuli mu maso yayo ari umwami, wumva we waba uri nkande? Imana yitegereje Mose ikavuga ati yewe Mose we, itegereze kiriya gihugu, nubwo nari narakiguhayeho isezerano, ukitegereza ariko ntuzakigeramo. Ubu ngubu ikibazo gihari, abantu benshi bavuze Imana, abantu benshi barahanuye, abantu benshi barabatije rwose pe, yemwe bajya muri Yorodani babatiza abantu, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ibyo mwabwiye abandi ubwanyu ntimubasha kubibona, kubera yuko Satani yamaze kubahindurira. Ariko uyu mwanya Imana ibasange, uyu mwanya Imana isanga imitima yanyu. Nimara kugera mu mitima yanyu, nibura muraca bugufi mwihane, Imana ni inyembabazi kandi ni ukuri Imana yiteguye kubababarira. Twari ku ijambo ryatubwiye ngo ubwibone bw'abantu buzacishwa bugufi, ngewe ngo n'agasuzuguro k'abantu kazashyirwa hasi. Uwo munsi Uwiteka niwe uzogezwa wenyine. Ese urumva imbere y'Imana uzahajyana ubwibone? Nabwiye abantu navuga ngo burya hari igihe ujya kubona ukabona umukobwa arimo rwose yishyizeho ibintu byinshi byo kwitaka muri iyi minsi birahanze, ugasanga iminwa yarayitukuje, ugasanga ingohe yarazihinduye, ugasanga nuko imisatsi hari abo njya mbona bagiye bayihindura nk'imvi, ugasanga abandi bayihinduye ukundi kuntu, ugasanga inzara bazigize nk'iz'ibyiyoni. Ariko icyo gihe ubwibone bw'abantu buzacishwa bugufi. Gabanya amafiyeri. Merutse kubwira abantu ndababwira ngo burya umuntu hari aho agirira amafiyeri naho amafiyeri arangira. Merutse kubwira abantu ndavuga ngo burya hirya y'umugabo hari undi, ariko hirya y'Imana nta wundi uhari. Niyo mpamvu uzayakubona ukabona mu by'ukuri umuntu arica agakiza, ariko wajya kubona ukabona haje undi muntu umurusha amaboko. Wajya kubona ukabona aramubwiye ngo ibyo urimo ni ibiki, ukabona n'ubundi ibyo yari arimo n'ubundi abihuriyemo n'ibibazo, kuko hirya y'umugabo hari undi, ariko hirya y'Imana nta wundi uhari. Ni nako bimeze. Mureke mbabwize ukuri, buriya uragendana ubwibone ukumva ni ifiyeri, ariko umunsi uzaba uryamye muri serekeye, iyo nzoga nziza wumva ko ikuryohera, nta nubwo uzabwira abantu uti nimumereze icupa rimwe n'ubundi ndinywe bwa nyuma, bizaba byarangiye. Yewe ndagira ngo nkubwire ngo nubwo wumva yuko ukomeye, umunsi uzaba uryamye muri serekeye, ya ndaya n'ubundi gusenyeye urugo rwawe, nta nubwo uzayibwira ngo n'ubundi ngwino ngusezereho. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo uyu munsi wumva ko ntacyo bigutwaye, ugaca inyuma umugabo wawe ukamuca inyuma, ndagira ngo nkubwire ngo Imana irakureba, ijisho ry'Imana rirakubona. Umunsi uzaba uri muri serekeye, ni ukuvuga ngo nta nubwo uzabasha gusezera ko wita ngo ni umukunzi wawe, umugabo ni runaka, niwe wanguriye igitenge, niwe wamaye ku mafaranga, uyu mugabo twashakanye n'imbwa ntacyo amariye. Ibyo ngibyo yewe n'uwo nguwo wita ko ari umugabo wawe, ndagira nkubwire ngo nta nubwo azabasha no kukwegera, kuko rimwe na rimwe ubundi abantu bakunda umuntu kubera yuko ari muzima, ariko iyo yapfuye biba byarangiye. Ubwiza bwawe, amashuri yawe, ubwenge ufite, icyo uri cyo cyose biba byarangiye. Remwe icyo mbona cyo ni uko rimwe na rimwe icyo bazagukorera wenda ni uko bazakujyana hahandi. Merutse kujya hariya Rwamagana, ngera ahantu hari irimbi, mbona hari aho banditse ngo VIP hashyingurwa abakire. Ngiye kubona mbona hepfo yaho hari ikindi cyiciro cy'abakire n'ubundi batari bo mu rwego ruciriritse. Hepfo mu gikombe hari icyiciro, ari aho bashyingura abakene.
ariko ndibaza ndavuga numva rero byose kimwe, ese ari uyu nguyu uri muri VIP, ari uyu nguyu uri mu cyiciro cya kabiri n'uri mu cyiciro cya gatatu cy'abakene, abangaba ubundi bose ubundi aho bari si kimwe. Nuko nguko sanga n'ubundi nta ugize icyo amaze, n'ubundi bose byararangiye, umubiri waraboze. Nuko nguko igifite agaciro nukuri nuko twita ku bugingo bwacu, bazagushyingure mu VIP cyangwa bazagushyingure mu cyiciro cy'abakene, byose kimwe. Igifite agaciro nuko twita ku bugingo bwacu tukazazukira ubugingo buhoraho. Bityo rero nuko nguko bimeze. Ndabona umunyamakuru hari icyo ashaka kumbaza, nta kibazo twamuha umwanya akatubaza hari icyo yatubaza. Yego, Yesu agumugisha kandi ku mpuguro ikomeje kugenda atanga n'ubutumwa ku bantu b'Imana. Nta kindi, nta yindi ntego, ni ukugira ngo abantu bihane, abantu bamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Hari abantu bakuriye ikintu bavuze cyo gusenya insengero, byasakuje cyane, ariko kandi reka tuvuge ko ari ibintu byahanuwe. Vedaste ndibuze kukivugaho ko wabibonye no kwabyumvishe, ariko kandi mbere yuko bigerageza twinjira no mu kiganiro bya nyabyo, uza gutamusaba n'ubutumwa nimba waburanje ntago busy, n'ubutumwa Imana yaguhaye urasenga Imana itukomeza kugeza dushoje. Ni karibu. Yego. Mana turagushimye mu izina rya Yesu, urakomeye ukomeranye imbaraga zawe, ni wowe wera kandi urakiranuka. Mana waremye ijuru n'isi, ntabwo washatse abafundi n'abayede ngo bagufashe, ahubwo ijambo ryawe niryo ryaremye byose tubona n'ibitaboneka. Waravuze biraba, utegetse birakomera. Na n'uyu mwanya niwe wategetse kugira ngo tuboneke hano kuri kamera n'ubundi z'Umusaraba TV. Nyemerera rero ubutumwa tugiye gutambutsa mwami buzagirire benshi umumaro kandi buzahindure benshi, kandi icyo ushaka ku bantu bawe nuko bakizwa, nuko bezwa. Urakoze rero, bana nanjye kuva ntangiye kugeza ubwo ndi busoze mu izina rya Yesu, amen. N'ubundi twihuse turasoma ijambo ry'Uwiteka Imana dusanga mu gitabo cya kabiri cy'Abami. N'ubundi turasoma ibice 17, turasoma n'umurongo wa 18. Haranditswe ngo, ibyo byatumye Uwiteka arakarira Abisiraheli cyane, abirukana imbere ye, ntihagira usigara keretse umuryango w'Abayuda wonyine. Ariko Abayuda nabo ntibitondera amategeko y'Uwiteka Imana yabo, ahubwo bagendera mu mategeko Abisiraheli bishyiriyeho. Nuko Uwiteka yanga urubyaro rw'Abisiraheli rwose, arababurabuza, abahana mu maboko y'abanyazi, kugeza ubwo yabaciye imbere ye. Imana idufashe. Turongeraho amagambo aboneka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 16 n'umurongo umwe wa 15. Dutambutse message y'Imana itari ndende muri uyu mwanya. Haranditswe ngo, arababwira ati, mwebwe mukunda kwigira abakiranutsi imbere y'abantu, ariko Imana izi imitima yanyu, kuko icyogejwe imbere y'abantu ari ikizira mu maso y'Imana. Umwami adufasha cyane. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha dusomye amagambo y'Imana atandukanye, ariko ijambo duhereyeho ritubwiye ku Bisiraheli. Nubwo aya magambo tuyaciyemo, ariko iyo usomye hejuru hatwereka uburyo Abisiraheli baje kujya kure y'Imana, noneho ngo bimika ibigirwamana, barema ibishushanyo by'inyana, batangira kubisenga, ngo biremera n'icyashera nacyo ngo barakiramya baragisenga. Nuko ngo ibyo bituma Uwiteka arakarira Abisiraheli cyane, abirukana imbere ye. Bibiliya tuvuga ngo uretse umuryango w'Abayuda wonyine niwo wasigaye, ngo ariko ngo nabyo aba Bayuda ngo nubwo Uwiteka yari abasigaje, ngo nabo ntabwo baje kumvira Uwiteka,
ngo ahubwo ngo bifatanya n'Abisiraheli ngo bakurikiza amategeko abantu bishyiriyeho. Nubwo ngo muri iyi minsi hari amategeko abantu bagenda bishyiriraho, hari uburyo abantu bagenda bihimbira ibintu, ariko ibyo bintu bikaba bidafite icyo byunguye Imana cyangwa se byunguye abantu. Ugasanga abantu benshi barabigenderamo, ariko ijambo ry'Uwiteka riratubwira ngo byatumye Uwiteka arakarira urubyaro rw'Abisirayeli rwose ngo kugeza aho yabaciriye mu maso ye. Muri iyi minsi nari ndimo senga, Imana inzanira iyerekwa ry'abantu. Ntabwo njya nkunda gutambutsa ubutumwa ngo mvuge abantu mu mazina, ariko kubera yuko Imana yampaye kubivuga ndabivuga nk'uko Imana yampaye ubu butumwa. Nagiye kubona mbona hari mu gitondo saa 11, mbona nk'uko televiziyo uyibona amashusho agenda, niko byagenze. Ngiye kubona mbona haje ijwi riraje riravuga ngo bwira aba bantu ngo nibatihana Imana izanye igihano kandi gikomeye kuri bo. Imana irambwira ngo yabihanganiye kenshi irabagoragoza, ariko Imana irambwira ngo irambiwe ikintu cyo kwiyoberanya no kwihisha mu bintu by'Imana. Imana irambwira ngo aba bantu yarabahamagaye ibagira abakozi bayo, ariko ngo igihe kiragera n'ubundi bava mu muhamagaro binjira mu bindi bintu bidahesha Imana icyubahiro. Ni ukuvuga ngo Imana yanyeretse iby'aba bantu uko ari bane, inyereka ibintu bitandukanye. Hari n'ibyo njyewe ntanavugira hano kuri kamera, kuko navuga yuko Imana yanyeretse ibyabo neza, irabinyereka, irambwira ngo bwira aba bantu bihane, niba batihanye n'ubundi bagiye kubona ingaruka ziturutse ku byo bakora, ingaruka ziturutse ku byo n'ubundi binjiyemo bagata umuhamagaro wabo. Mbese ugasanga n'ubundi barimo barajijisha abantu nk'abantu b'Imana, ariko Imana irambwira ngo iyi barebye ntibabona. Imana irambwira ngo iyi barebye ntibabona. Ni ukuvuga ngo wambase utese ubutumwa, iyo ushaka nimero yabo ukabahamagara. Turabizi cyane, fite ijambo rivuga ngo umwana w'umuntu ntabwo ajya yumva, ahubwo iteka ryose yumva hari ikimwumvishije, kandi ibyo ni Imana yabimbwiye. Irambwira ngo ubabwire bumve cyangwa bere kumva, ariko ibyo kubumvisha biraje. Imana irambwira ngo mbabwire ngo aho bageze bamamara, ngo ni naho bazagera n'ubundi bimenyekana yuko uburakari bw'Imana bwabagezeho. Imana irambwira ngo irambiwe kwihisha mu bintu by'Imana, kandi Imana ikareba ibyo abantu bakorera mu ibanga, kandi barangiza bakaza ngo Imana yanumye, Imana yanumye, Imana ivuganye nanjye. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo nimutihana n'ubundi mugiye kugusha ishyano. Imana iza kunyereka umuntu arimo kubaka inzu ya etaje. Ngiye kubona mbona arayubatse vuba vuba cyane, afite n'abakozi bari kumufasha. Ngiye kubona mbona etaje ibaye nka etaje ya 15. Noneho ngiye kubona mbona uwo mwanya imaze kugera nko mu nzu 15 zigeretse. Ngiye kubona mbona haje imashine za katerepurari. Ngiye kubona mbona zinjiye kuri ya nzu. Ngiye kubona mbona zitangiye kuyisenya, mbona etaje irahirimye. Ngiye kumva numva ijwi rimbwira ngo bwira bari abantu babwire ngo nubwo hari ibyo bari kubaka bikazamuka, yewe n'abafana babo barahari, n'ababashyigikiye barahari. Imana irambwira ngo uko biri kuzamuka niko gusenyuka bizasenyuka, kandi ngo kugwa kwabyo kuzaba kubi cyane. Inyubako yose wakubaka Imana itagushyigikiye, ndagira ngo nkubwire ngo ni yakanya gato cyane. Abantu bazavuga bati rwose ibintu bya runaka byaremeye, uzagura imodoka nziza uyicaremo, yewe uzaba umunyacyubahiro abantu babibone, ariko ntibizatinda kugaragara yuko ibyo wabikoze mu buriganya, ibyo wabikoze mu buryarya. Turasomye ngo arababwira ati aba bantu bakunda kwigira abakiranutsi imbere y'abantu, ariko Imana izi imitima yabo. Ngo kuko icyogejwe imbere y'abantu ari ikizira mu maso y'Imana. Nubwo imbere y'abantu bamwe n'ubundi mwitirirwa amazina yo ko muri abakozi b'Imana, ariko Imana ntabwo iri kubabona,
ariko ntabwo ubu butumwa nabuzaniye kugira ngo n'ubundi haboneke ibindi ni ukugira ngo nibura mwihane musubire ku murongo, Imana yongera ibishimire. Ntabwo Imana ibanga, Imana irabakunda, ariko ibabajwe nuko mwavuye ku murongo. Ndabizi neza hari abazakurikira ubutumwa bavuge bati ibi bintu ni ibintu by'ibipapirano, ni ibintu by'imitwe, ariko ntibizatinda. Iyo mvuga ibyo natumwe n'Imana mbivuga ntabwo bafite kandi mbivuga ashize amanga. Ntibizatinda uzamenya yuko Imana yari yagutumyeho. Ubwo uzabona Bibiliya nibivuga neza ikavuga ngo nanjye nzagukina ku mubyimba, ngo ibyo watinyaga bikugezeho. Ijambo riri hano mu gitabo cy'Imigani kandi ni bumuriho. Ijambo riri hano mu gitabo cy'Imigani igice cyaho ni icya mbere umurongo wa 22 haranditswe ngo nimuhindurwe n'imiburo yanjye, dore nzabasukaho umwuka wanjye, nzabamenyesha amagambo yanjye. Narabahamagaye muraninira, nabaramburiye ukuboko ntihagira ubyitaho, ahubwo mwahinyuye inama zanjye zose, no kubacyaha kwanjye nimubyitaho. Nuko nanjye rero nzabakina ku mubyimba, mwagize ibyago, nzabaseka icyo mwatinyaga kibagezeho. Nukuvuga ngo hari ibyo mutinya ko byabageraho, ariko umunsi byabagezeho nimudahindurwa n'ubutumwa mubwiwe, Imana izabakina ku mubyimba, Imana izabishima hejuru. Kandi mureke mbabwize ukuri, hari ibintu abantu bamenyereye mu mashosho media byo gutwika. Njye nkunda kubivuga, iyaba ndi wo gutwika buno mbangeze kure. Hari byinshi cyane njyewe nirengagiza. Ntabwo umuhamagaro wanjye ari wo gutwika, ahubwo icyo nabwiwe nuko Imana yambwiye ngo nguhaye ijambo, n'ubundi ijambo n'ubundi ugeza ku bantu banje. Kandi Imana ikambwira ngo iryo jambo shyize muri wowe ni umuriro, iryo jambo shyize muri wowe ni inkota, iryo jambo shyize muri wowe ni amazi, kandi iri jambo shyize muri wowe ni inyundo. Naho wakumva n'ubundi rigutsikamiye, ariko Imana ikunda abantu bemera nukuri bagaca bugufi. Bibiliya tubwira ngo nimwumvira nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. Ushobora n'ubundi kugurisha ubukristo bwawe kubera indamu wishakira, kubera izindi nyungu uri kubibonamo, ariko ibyo ni iby'akanya gatoya. Isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora iby'Imana ishaka azabaho iteka ryose. Imana rero ifashe abantu bumvishe ubu butumwa. Nukuri tugiye gusenga Imana, nta bintu byinshi ifite byo kuvuga, ariko ubu butumwa bw'aba bantu nabuhawe n'ubundi ngo mbugeze kuri bene bwo. Kandi Imana irambwira ngo mbitambutse. Imana irambwira ngo uko muri iyi minsi hari abantu bacumura ku bwanyu. Umuntu yareba ibyo mukora agacumura ku bwanyu, umuntu yakumva ibyo muvuga agacumura ku bwanyu. Imana irambwira ngo niramuka imanuye uburakari bwayo kuri mwebwe, uwabamenye wese azongera amenye yuko uburakari bw'Imana bubagezeho, n'utarubazi azabimenya. Ubwo rero izi nyubako muri kubaka birashoboka yuko rwose zazamuka zikagera no ku kwezi, zikagera no ku nyenyeri, ariko Uwiteka azazimanura mu kanya nk'ako guhumbya, kandi isi yose izamenya yuko inyubako zanyu zahirimye. Numunyemerere rero dusenga Imana. Mu izina rya Yesu tugushimiye ko ubutumwa waduhaye tubutambukije, umwuka wera bugeze kuri bene bwo, kandi n'undi wese mwami uzakurikira ubu butumwa agaca bugufi uzamubabarire, kuko tuzi yuko uri Imana y'inyembabazi. Waciye Abisiraheli kubera ko batakumviye bakimika ibigirwamana, ariko ndasenze kugira ngo abantu bawe uzababarire kandi uzabagirire neza, kandi kubw'imbabazi zawe nukuri uzakomeze ubagaragariza urukundo rwawe, ubagaragariza ineza yawe, kubera yuko bemeye kwihana. Nanjye mbasengeye mu izina rya Yesu, amen.